Zimwe mu ngorane ziri kuba mu ngo zimwe na zimwe no kubura urubyaro. Nyamara basuzuma bagasanga umugabo n'umugore bose ni bazima, nta kibazo bafite. Nuko abaza amateka ugasanga bahwihwisa ko uwo mugore akiri inkumi yakuyemo inda nyinshi. Gutwara inda zitateganijwe bituma abazitwara bamwe muri bo bahitamo kuzikuramo, nubwo hari intwari zemera zikabyara umwana, nubwo biba bigoye gutwita amezi 9 utabana n'uwaguteye iyo nda cyangwa utamuzi cyangwa utamushaka. Ni ibintu bibabaza bisaba kwihangana. Kuba gukuramo inda ku bushake bitemewe mu gihugu cyacu, keretse wenda ku mpamvu zemejwe na muganga cyangwa se zemejwe na polisi, ni itegeko ribisobanura igihe cyose inda yemerewe kuba yakurwamo, ariko ntabwo ari ku bantu bose. Bituma rero abazikuramo babikora rwihishwa, ndetse bamwe na bamwe bakanasiga ubuzima cyangwa se izindi ngaruka zitandukanye. Nubwo ari ibintu bikorwa rwihishwa, nyamara hari abakuramo inda 1, 2, 3, mbese kugira ngo bakuremo inda gusa kuri wakumva ko ari akantu koroshye. Nyamara rero ibi bitera ingaruka zinyuranye mu buzima. Bizakugiraho ingaruka ari wowe, ndetse bikaba byanavamo ingaruka mbi zikomeye zirimo no kubura urubyaro, nk'uko mu kiganiro cya none tugiye kubivugaho. Nitwa Isabelle Dusengimana, iyi yitwa Hot 250 TV, bahaye ikaze mu kiganiro cya none. Reka turebere hamwe ingaruka zo gukuramo inda inshuro nyinshi mu gihe wazikuyemo ariko ku bushake. Ingaruka ya mbere ni uko ushobora gutwara inda zikajya zikuramo. Uko ugenda ukuramo inda kenshi bigeraho umura wawe n'ubugishoboye kugumana inda watwaye, cyangwa se inkondo y'umura ikabikora isa n'ifunguye, ari nabyo bakunze kuvuga ko umura uba waranyereye. Ibi rero ingaruka ya mbere ni uko utwaye inda nta mezi 3 ashira itaravamo, bikagenda gutyo ukibaza ikibitera. Ikindi kandi gishobora kubitera ni uko ugenda ukuramo inda kenshi ari nako umura wangirika, hakazamo ibimeze nk'inkovu, bityo ingobyi y'umwana ikabura ayifata. Ingaruka ya kabiri ni ukubyara umwana udashyitse. Iyi nayo ni ingaruka yo gukuramo inda inshuro nyinshi ukazikuramo ku bushake, nabyo biterwa n'impamvu ahanini maze gukubwira. Gusa hano ho inda ishobora kwihangana ikaba yageza ku mezi arenga 6, ariko ntibashe kugera ku mezi 9, ukabyara umwana udashyitse utujuje ayo mezi. Ingaruka ya gatatu ni ugutwitira inyuma y'umura. Gutwitira inyuma y'umura nubwo ari ijambo ridakunze gusobanuka neza, ariko babikoresha bavuga igihe inyuma yo gusama, aho kugira ngo urusoro rumanuke rujye mu mura neza aho ruzakurira, ahubwo ruguma mu miyoborantanga, bigatuma inda ariho ikurira. Inda yakuriye ahangaha bisaba ko ikurwamo, kuko idakuwemo ishobora no guhitana uyitwitse, uretse ko ahanini nayo yikuramo. Ibi rero amaherezo biganisha kutabyara burundu. Indi ngaruka ni ukubyimba kw'ibice by'imyororokere. Ibi bice by'imyororokere bivugwa hano ni ibice byose byo mu matako, harimo n'ibice by'igitsina imbere. Umura n'inkondo y'umura, imiyoborantanga n'imirerantanga. Kubyimba kwabyo bishobora no gukurura urupfu, ubugumba n'ibindi, kuko bituma imiyoborantanga yifunga. Umugore wagize ibyago byo kubyimba bino bice afite ibyago byo gutwitira inyuma y'umura. Indi ngaruka yo gukuramo inda kenshi ku bushake ni ubugumba. Akenshi ibi bikunze kuba ku bantu bakuyemo inda bakoresheje uburyo bwo guharura no koza muri nyababyeyi buzwi nka curettage. Ibi rero iyo bikozwe kenshi bikomeretsa umura, nuko mu gukira ukazana inkovu zituma nta nda ishobora gufatamo. Indi ngaruka ni endometriosis. Ni indwara yo kubyimba kw'inyama z'imbere z'umura. Binatera uburibwe bukabije abayirwaye. Abagore bamwe iyo bamaze kubyara nabo bibabaho cyane, hagati y'imyaka 20 na 29. Ku
Kurwara iyi ndwara nyuma yo gukuramo inda kenshi biterwa no gukuramo inda nyinshi kandi bishobora gutera ubundi burwayi bitavuwe hakiri kare. Indi ngaruka ni ukwangirika k'umura. Uku kwangirika k'umura ahanini bituruka ku miti iba yakoreshejwe mu gukuramo inda. Bityo rero ibimeze nk'ibise bikazana ingufu nyinshi nuko umura ukangirika. Bivuga ko abakuramo inda bagera kuri 3% bibabaho kandi nyuma yaho bitera ingaruka zinyuranye. Indi ngaruka ni ubwandu. Ubwandu buva kuri mikorobe zinyuranye buterwa n'uko uyu mugore akuramo inda kenshi ari nako ava amaraso menshi. Kwangirika k'umura n'inkondo yayo byose bikaba bikurura kuba yagira ubwandu bwa mikorobe zinyuranye bushobora kubyara n'urupfu yativuje neza. Impamvu rero ikomeye muri zose ni urupfu. Nubwo wenda ari rwo tuvuze nyuma ariko ni rwo ngaruka ikomeye yo gukuramo inda nyinshi ku bushake. Akenshi rero biva ku kuba wava amaraso menshi akagushiramo, wagira bwa bwandu bwa mikorobe butazavurwa neza, cyangwa se bikanaterwa n'imiti cyangwa se uburyo wakoreshejwe mu gukuramo inda bwagutera urupfu. Nubwo gutwara inda zitateganijwe ari ikibazo, ntabwo umuti ari kuyikuramo kuko ingaruka zabyo mwumvise ko ari nyinshi. Kwirinda gutwara inda zitateganijwe kandi birashoboka, aho wakwifata bikagukundira ariko bitanagukundiye wakoresha ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro. Hari n'ibinini bifatwa mbere y'uko hashira amasaha 72 ukoze imibonano idakingiye mu gihe ukeka ko ushobora kuba wasama nyamara utabishaka. Murakoze cyane kubana nanjye muri iki kiganiro. Nitwa Isabelle Dusengimana. Mukande kuri subscribe namukunda ibiganiro tubagezaho. Amahoro kuri mwese.